rero icyitwa ubuntu ni hamwe Yesu yiyanze atanga ubuzima bwe. Ubumuntu urabwumva, ubuzima, kuko nta muntu ugira ubumuntu atariho. Ariho, ubuzima bwe arabufata, abugurana n'ubupfu bw'abanyabyaha. Arangije aravuga ngo ibyo baziraga ndabizira, hanyuma uko nari nejejwe n'abari ko bezwa, aho bari bugwe ndahagwa, hanyuma urwo bari bakatiwe ndarwishyiraho, noneho aho bari kuzajya ngewe ndajyayo, kuko mu rupfu mpafite ubutware. Hari abantu bagira experience mu murimo bagakora Imana itabakoresheje, ibyo nabyo nivangirwa. Ko hari abantu bahabwa impano bakiyemera igihe cyo kuzikoresha kandi zitari mu gihe cyo gukora, kuko impano y'ubuhanuzi ntikora buri gihe. Gusa impano yo kwerekwa yakerekwa buri gihe, wakerekwa buri gihe bitewe n'ubusabane ugirana n'Imana. Ariko guhanura ntiwahanura buri gihe, ko guhanura ni umunsi, ni isaha, ni igihe Imana itoranye ishaka kukuvugisha bitewe n'aho uri n'abo Imana ishaka kubwira. Aha, reka nongere mbasuhuze rero mbaha ikaze, mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye. Reka twizere ko mumeze neza cyane. Niba ari mu gitondo twizeye ko uyu munsi uri buze kukubera mwiza, niba ari nimugoroba kandi twizeye ko uri buze kugira ijoro ryiza. Uyu ni Umukanguzi TV. Amen. Njye nitwa Vitali, rero tugiye kubana kuri microphone. Imbere yacu rero hari umukozi w'Imana Aniseti. Aniseti, reka tubasuhuze, muraho neza? Muraho. Amakuru kimimeze mute? Turashima Umwami Yesu Kristo. Twishimiye kongera kubana namwe kugira ngo mufashe gukangura imitima y'abantu badukurikira. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Uyu munsi rero ndumva nifuza ko tuganira, ariko mbere yuko mbagezaho insanganyamatsiko turi buze kuganiraho uyu munsi, numva mwabanza mukadusengera Imana. Mana Data wa twese, Imana ihoraho, Imana se w'Umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye. Tuguhaye imitima yacu ngo uyiyobore, tuguhaye ubwenge n'umubiri ngo ubitegeke, tuguhaye ubugingo bwacu kugira ngo abe ari wowe ubwigarurira. Dufashe iki kirere cyose aho abantu bakurikiye Umukanguzi TV bari, kugira ngo tukigomorore bumve iby'Imana ishaka ko bumva, mu izina rya Yesu. Dusengeye umuntu udukurikiye arwaye kugira ngo umuhe gukira, ubabaye umuhe ihumure, wareraga umuhe ibyishimo, unyuranye ibihe kugeza ku rugero buri muntu wese akumvamo ibyishimo akanyurwa, kuko ari kutubera. Buri muntu wese ukugezeho yishima bitandukanye n'undi, ariko kandi tugasangira umunezero wo gucungurwa. Turagushimiye. Ni umwanya w'ijambo ryawe, ni umwanya wo kugira ngo tuganire na bene data, ni umwanya wo kugira ngo dukangure imitima y'abantu isinziriye, twongere tubibutse iby'iminsi n'ibihe, kugera kuri cya gihe cyo kuvuga ku ijwi ry'Imana, kugira ngo abo wahamagaye bakomeze, kandi abo wakomeje warabatsindishirije, niko ijambo ryawe rivuga. Abo wahaye ubwiza bagere ku munsi w'urubanza, nta rubanza rubariho, ahubwo ari abakiranutsi. Tubisenze twizeye kandi tugushima kubwawe none iteka ryose, Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Hari abantu bakubonye ari ubwa mbere? Abantu bambonye ari ubwa mbere, nitwa Aniseti Niyomugabo, ndi umukristo, gize umugisha wo kubana namwe. Ndi mwene so muri Yesu, abo duhuje kwizera, dusangiye amakuba y'ubwami, dusangiye umusaraba wa Kristo no gutegereza kugaruka kwa Kristo. Imana ibahe umugisha. Amen. Ariko hari ikibazo, hari akabazo njya nibaza, kubera iki ntari numva n'umunsi n'umwe uvuga ngo ndi umuvugabutumwa, nitwa evangeliste. Biraciriritse, ni reviri hasi cyane, ko nta titre n'imwe isumba ubukristo. Wow, ni byiza cyane. Uyu munsi rero ndumva nifuza ko tuganira icyo nakita ko kirakomeye, nkanjye wabyibazaga ndetse n'undi muntu udukurikiye ubyibaza, ntekereza ko gikomeye kandi kugisobanukirwa bigoye. Numva nifuza ko uri buze kutuganiriza ubuntu, kuko abantu benshi iyo tuvuze ubuntu, hari n'abantu bagira inyigisho z'ubuntu, ugasanga ntago bavuga rumwe ku bijyanye no kwihana, cyangwa n'ibyaha. Abantu ugasanga ubuntu ntago babwumva kimwe, ndetse n'abantu bari nabusobanukiwe. Ako ni akantu ka mbere nifuza kuri buze kutuganiriza. Yego. Kandi ka kabiri,
numva nshaka ko uri buze kutuganiriza ku mpano cyangwa se ku bijyanye n'ubuhanuzi, impano z'umwuka wera zikora zite, cyane cyane kuri iyi mpano y'ubuhanuzi. Kubera ko iri mu zituma abantu benshi bavuga amagambo menshi ndetse abandi bagatakariza abandi icyizere. Yes. Hanyuma ndumva nifuza ko utuganiriza akandi kantu ku gitambo. Ubundi ibitambo dukunda kubona abapasiteri baka ibitambo, dukunda kubona baka ituro. Mu by'ukuri ibyo bintu ni ibintu bitatu numva nifuza kuri buze kutuganiriza mu mwanya uringaniye. Yego. Yes, ariko numva nifuza ko twahera ku buntu. Ubuntu. Ubusanzwe reka dusome Bibiliya muri hangana dukoresha iri butubangukire. Bibiliya ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana bwa Yesu Kristo, igice cyaho cya mbere umurongo wa 16. Igice cya mbere Yohana umurongo wa 16, reka tuhasome. Haravuze ngo kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi. Kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi. Ibyo ni ibyuzuye Kristo. Paulo yandikira abakorosayi yarababwiye ngo ubwami, intebe z'ubwami biri mu ijuru n'ibiri mu isi ngo byose Imana yabiremeye muri Kristo kandi niwe yabiremeye. Yohana aragaruka aravuga ngo niwe wabiremye. Ntabwo ndi butinde kuri iyo mirimo ihamya uwaremye, ndashaka kuvuga kuri ubu buntu. Ubusanzwe ubuntu si ubusa. Yego. Ubuntu n'ubusa abantu babitandukanye. Muzumva amapublicité hanze aha abantu bari kuvuga ngo muzaze kwinjira n'ubuntu. Ni ikinyarwanda burya baba bacuritse. Ntabwo kwinjira ari ubuntu hariye, ahubwo kwinjira bari ubusa. Ariko kwinjira k'ubuntu, ubuntu n'ubutangiwe igitambo nacyo kimena amaraso. Umwongereza yavuga ubuntu harya avuga ubuntu babwita grace. Sibyo? Grace abize umenya muntu hari amavuta aba mu maraso, ibinuri bita grace. Niho buryo bajya bakura ririya jambo ngo ni glycerine ryo mu mavuta n'ibiki. Grace ni amavuta aba mu maraso. Amaraso agizwe n'ibintu byinshi tutari buze gutindaho. Harimo iriya kara y'amaraso, ko amaraso yose ntabwo ari umutuku. Hari n'ibiremwa bigira y'icyatsi kibisi cyangwa umweru, nk'igikeri kigira umweru. Hari n'ibindi bintu runaka bigenda bigira kandi nayo ni amaraso. Hari amazi, hari kara, hari n'amavuta. Ayo mavuta niyo yitwa grace. Bajya kuvuga ngo ni grace, ni ubuntu bw'imbere mu maraso ya Kristo bari bavuze, buturuka muri cya gitambo. None igitambo cya Kristo aricyo kibyarira ijambo ubuntu. Ubuntu twagiriwe, Yohana avuze ngo ibimwuzuye nibyo twahaweho twese. Nibabanze bamenye ibyari byuzuye Kristo: n'ubugwaneza, n'ubunyangamugayo, n'ugukiranuka, n'ubupfura, n'ubumana, n'icyubahiro, n'ubutware, n'ubwiza. Ibyari byuzuye Kristo nabo babitekereza. Ibyo yaduhaye ariho havuka ijambo ubuntu muryumve, mubaze muryumve. Kuko ubuntu buturuka ku ijambo gucungurwa. Gucungurwa, umucunguzi ni nk'umusimbura ariko gusimbuye aho atazavanwa we. Sinzi niba iki kinyarwanda cyumvikana. Umuntu uje aho wari kugwa akavuga ngo reka mpagwe wabeho, noneho wewe wabaho ntuzongere kubazwa ibyo yakubohoye. Nawe yapfaho ntihagire urubanza ruzaba kubakumwisha, kuko abantu bishe Yesu nta rubanza rubariho. Yararusoje aravuga ngo bababarire kuko batazi icyo barababariwe. Azuka ntiyazukanye inzigo yo kubahorera, yarabababariye abo ngaba, ahubwo bazize kimwe. Igihe acibwa urubanza waravuze ngo amaraso yazatubarweho twebwe n'abana bacu. Arabababarira. Abantu amaraso ya Kristo azabarwaho ni abantu batamwizeye nk'umwami n'umukiza. Ariko niyo yababarwaho bakayizera, bakizwa, bakiranuka, bakurwa muri bya byaha bari barimo. Rero icyitwa ubuntu, Golgotha hari imisaraba itatu. Bihangane tubijye in deep. Golgotha hari imisaraba itatu. Isiraheli mu minsi itatu cyangwa se mu bihe bitatu bizizagamo iminsi mikuru: Pasika, umunsi w'ingando na Pentekote, baryaga imitsima idasembuwe. Sibyo? Iyo minsi itatu.
noneho nta muntu wajyaga kwizihiza Pentekote afite umuntu umugira ideni, yabaga ari ngombwa ko amubabarira. Nta muntu wajyaga muri iyo minsi mikuru yose hari umuntu afite azajyana mu rukiko, byabaga bitegetswe ko amubabarira kugira ngo atagira mu rusengero agahumana. None iyi misaraba itatu bayigushyiragaho bitewe n'igihurimo. Igihurimo cya mbere biravuze ngo niba igihe cy'imbabazi gitinze bazagushyira ku musaraba ukumeze, abibande babarambona, bakubohere ku giti, amaboko bayabohere inyuma, gatuza gaturumbuke, bakurebesha iburasirazuba, ibyiyoni bijye bikurira aho ngaho, inkongoro zikurye pakupfuye. Hakaba n'umusaraba, uwo musaraba babohaga niwo abatemwe de Jehova bavuga ko Yesu yaboshywe, niwo waba Jehova. Hanyuma hakaba undi musaraba w'igisongo, mutagira ngo buriya Namani gusongoza kiriya giti byari bije gusa, wari umusaraba. Yari yasongoreye Morodekayi, wari umusaraba. Iriya misaraba yose ituruka mu banyaribani. Libani kuko yasengaga isi, yikubitaga hasi ivuga ngo umwero w'ubutaka niwo udutunga, bavuga ngo Imana yabo n'ubutaka, imvura iguyemo n'ihembura, bavugaga ibikomunikasiyo byinshi n'Imana, sinjya kubitindaho. Bazana imisaraba, barangije kuzana umusaraba nuko bangaga kwicira umuntu ku butaka ngo atanduza Imana yabo, bakamumanika mu kirere ngo amaraso azajya agera hanze nta muziro ukiyariho, agera hasi nta muziro. Bazana umusaraba. Abaroma bawufata nk'igihano cy'iterabwoba, Abayuda bawufata nk'igihano cy'ibivume. Uwavumwe ni umanikwa. Ni nayo ko abagira iki bawufataga nk'uwavumwe. Niyo mpamvu Pawulo yababwiye ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni impano y'Imana iduhesha ubugingo. Imana ishimwe. Noneho reka ngaruke, umusaraba wa kabiri nari nkuvuze n'icya gisongo, bawuteraga umuntu iyo habaga hasigaye amasaha make ngo agere ku isaha y'imbabazi, kugira ngo atababarirwa cyangwa atagera igihe cyo kubabarirwa bataramwihimuraho. Hakaba n'umusaraba uteze nk'amaboko, bawita uw'ibirangirire, ari wo Yesu yabambweho, ari wo wababajura, ari wo musaraba Barinaba yari agiye kujyaho. Icyitwa ubuntu rero ni iki? Nuko Kristo Yesu, Imana ishimwe, yaje mu gihe Baraba yaciriwe iteka. Yesu yaje gucungura itorero mu gihe itorero ryamaze gukatirwa. Iki mu cyumve, twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, turi abapfu. Rero kwitwa gucungura nuko yabaye ingurane yacu, ajya muri rwa rupfu rwari rutumiza, aravuga ngo ndapfa kugira ngo mbabone. Dutangiye kwinjira mu cyitwa ubuntu. Arangije Baraba wari ukingiranwe, abamukatira baje, abamwica babonetse, igihano kimukatiwe, kandi ntiyarajuriye, yari yahamwe nawe abyemera. Yumva itangazo rivuga ngo urababariwe, hari undi ugiye gupfa mu mwanya wawe. Hari abajura batatu, iki mu gitekereze, umujura w'iburyo n'uw'ibumoso. Hakaba na Baraba utarabambwa, kuko igorogota nta musaraba wa Yesu wari uhari. Wari uhari spiritual, ko Imana imwohereje kuducungura. Ariko mu buryo bw'amategeko nta muntu wabambwaga ntacyo azira, ariko mu buryo bw'umwuka Yesu arazira twebwe. Mubanze mwumva uruhererekane rw'ubuntu ruturuka mu mwuka. Ni igikorwa Imana yagambiriye kera kugira ngo iducungure, kuko isezerano ry'ubucunguzi riri kwa Adamu mu ngobyi ya Edeni. Imana yabwiye inzoka ngo mu rubyaro rw'uyu mugore azaturuka uzakumena agahanga. Yari isezeranye ibyo gucungura. Hari byinshi byashushanyaga ubucunguzi bwa Kristo, na ya nzoka yamanitswe mu butayu. Rero icyitwa ubuntu ni hamwe Yesu yiyanze atanga ubuzima bwe. Ubumuntu urabwumva, ubuzima, kuko nta muntu ugira ubumuntu atariho. Ariho, ubuzima bwe arabufata, abugurana n'ubupfu bw'abanyabyaha. Arangije aravuga ngo ibyo baziraga ndabizira, hanyuma uko nari nejejwe nabari ko bezwa, aho bari bugwe ndahagwa, hanyuma urwo bari bakatiwe ndarwishyiraho, noneho aho bari kuzajya ngewe ndajyayo, kuko mu rupfu mpafite ubutware. Imana ishimwe. Yesu yemera kujya muri rwa rupfu. Abari bapfuye aratuzura. Icyo nshaka kuvuga hano ni iki? Yesu atuzuye, amaze gukora umurimo we w'ubucunguzi, yararangije byose. Yohana 17 yaravuze ngo, kuri bya jambo ry'ubuntu, yaravuze ngo unsubize cya cyubahiro nahoranye, ngo ndi iwawe, ngo kuko narangije gukora ibyo wampumye gukora. Ngo bose abo wampaye ngaba, ngo keretse umwana wo kurimbuka.
ako mushyireho point d'interrogation. ndakakubazaho. Noneho iki mu cyumve, Yesu atangaje umwana wo kurimbuka amaze gucungura. Bivuze ko kurimbuka n'umwe utemeye amaraso ya Kristo no ko Yesu ari we gitambo. Ngere hano, amaze kuzuka yashyizeho imbabazi zihoraho. Imbabazi za Kristo zihoraho iteka ryose. Ariko guhoraho kw'imbabazi za Kristo ntabwo zihora ku muntu, ahubwo zihoraho ngo n'uzitakaje agaruka zisange. Zihoraho ngo n'uvutse atarazibona azazivukire mazibone. Ntabwo zihoraho ku muntu. Ntabwo zihoraho ku muntu. Imbabazi za Kristo zihora, kuko imbabazi ni ubuzima bw'ubumana. Imana uyu munsi leta y'u Rwanda turavuga ngo ni leta y'ubumwe. Juste ubwo ni leta y'ubumwe. Yego. Leta y'ijuru ni y'imbabazi rero. Imana yicaye ku ihe ntebe ze. Ku ntebe y'imbabazi. Iyi ntebe y'imbabazi niyo yatumye Imana yicungurira umuntu. Muzasanga amagambo Bibiliya ivuga ngo mu ijuru habura n'umwe, ngo ikuzimu arabura, ngo no mu isi. Ikuzimu Imana ntabwo yari igiye gushaka umucunguzi mu badayimoni, yari igiye muri babera bari bakingiraniwe mu cyumba cyitwa Shewori. Yego. Gushakamo mubera bapfuye ari abahamya. Hari uwagaruka agacungura abantu ko mwagiye nta mugayo. Hari uwaza bakurikije urwo bapfuye baravuga ngo ntabwo twagaruka. Mu ijuru ireba mu bamarayika n'abandi, ibyo tuzabigarukaho, kuko gutanga umuhamya mu ijuru byari bisobanuye ko Imana ari ikiranuka yonyine, nta wundi ukiranuka ku rwego ari bwemera ubucunguzi. Muzasanga iryo jambo mu rwandiko rw'Abaheburayo rivuga ngo kuko wakunze gukiranuka. Imana yari ishoboye kuniga Satani, akavaho Imana yamwica byashoboka. Imana ishobora byose, ariko ikoresha independent, ni ubwigenge kugira ngo igaragaze gukiranuka. Yego. Icyo mukimenye. Rero irangije iravuga ngo mu ijuru hari uwahaboneka ibizima bakuru byose nta n'umwe wabonetse. Bibiliya ivuga iki? Ngo yicara kuri ya ntebe niyo yahagurutse. Iyihe ntebe rero? Y'imbabazi. Iyo hagira undi uhaguruka yari kuba arusha Imana imbabazi, ariko yo nyiri imbabazi yari ihagurutse, kuko ari ifite imbabazi. Imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Kuba zihoraho rero, zihoraho kuko ariyo ngoma y'Imana iriho. Ariko ntizihoraho ngo zihore ku muntu ucumura. Isano y'uyu muntu n'imbabazi z'Imana ari nayo DNA ya Kristo n'umukristo. N'ubwere, n'ubunyangamugayo, ni ishusho yo gukiranuka. Iyo utakaje gukiranuka utakaza imbabazi z'Imana. Hari abantu bavuga ngo Imana ntiyagusiba none ngo ejo izongere kwandikura. Ninde wababeshye ko izina Vitali rizajya mu gitabo cy'ubugingo? None se wagize ngo izina Pasi rizajya mu gitabo cy'ubugingo, cyangwa Bizimana Marcel Aniseti? Mu gitabo cy'ubugingo hazajyamo izina riturutse ku mirimo y'abizera. Iyo mirimo Bibiliya ivuga, ikiravuga ngo ikibyarwa n'Imana cyose kinesha isi. Aho harimo n'imirimo. Abavuga rero ko ubuntu budakorerwa birengagije imirimo yo muri Kristo. Imirimo ya Kristo mu isi yari irangije, ariko hasigaye imirimo y'abizera muri Kristo Yesu. Imirimo y'abizera muri Kristo Yesu harimo no gutsinda ibyaha bo banga gutsinda. Imirimo y'abizera muri Kristo Yesu harimo no kwihana bya byaha wakoze. Dukizwa rimwe tugahora twezwa. Yego. None rero nsoza ku buntu, wenda ukaza kumbaza, abantu bafashe imbabazi zihoraho bagira ngo n'uwakoze ibyaha azahorana nabyo. Ntaza kukonfuzinga abantu, ndumva umwuka nyibukije gusubira kuri iryo zina ritazajya mu gitabo. Uyu mumama uko yitwa, uyu mugabo udukurikiye, umwene data uko yitwa, si ryo zina rizajyamo. Izina rizajya mu gitabo ni iry'abanesheje. Banesheje iki se? Ntabwo imbaraga Imana iduha ari zo kujya kuvoma, ntabwo ari izo kurya. Imana iduha umugisha wo guhahira urugo, ntabwo iduha imbaraga zo kuruhahira. Imana imbaraga iduha nizo guhamiriza ab'isi ko dufite agakiza. Kandi itandukaniro ry'umunyabugingo n'uw'isi ni uko utsindira ibyaha aho babikorera. Naho uwakoze ibyaha ngo imbabazi ziriho, aragaragaza ko atigeze ahabwa imbaraga zo gutsinda ibyaha. Soza aho rero impamvu narivuze ngo iryo zina ntirizajyamo. Bibiliya y'Ibyahishuwe 2:17 umurongo nkunda kuvuga, haravuga ngo unesha nzamuha kurya kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya. Iryo zina rizaturuka mu mirimo yo gukiranuka umukiranutsi yakoreye aho abandi bakiranirirwa.
murakoze. none se hari abantu benshi bajya batambutsa inyigisho z'ubuntu bakavuga ko umwana w'Imana adakora icyaha. Exactement. Wabatega amatwi bakakubwira ko icyo bakora cyose barabibabariwe, ntago bakongera kwihana. Umuntu uvuga ngo yarabibabariwe, ntabwo twebwe dukizwa, ntabwo twakijijwe ibyaha. Yesu abambwa ku musaraba ntiyatubambiwe kubera ibyaha. Yadukijije icyaha cyari inkomoko nk'uruhererekane, cyari kudukurikirana tukitirirwa iyo mirimo, ahubwo twe twakijijwe urupfu rw'iteka. Noneho abakijijwe urupfu rw'iteka ariko kurimbuka, muri ako gakiza bahabwa imbaraga zitsinda ibyaha. Iyo utabitsinze wisanga muri kwa kurimbuka. Impamvu bavuga ngo ibyaha babikora ngo imbabazi z'Imana ziriho, bagira ngo bakijijwe ibyaha, ariko ntabwo ariko kuri. None se Yesu yabapfiriye bariho? Ntabwo bari bariho. Bivuze ko n'imirimo yabo ntiyari ihari. Yego. Rero Yesu impamvu bavuga ngo Yesu yapfiriye ibyo bazakora n'ibyo batarakora, nuko bazi ko bakizwa bakijijwe ibyaha. Ariko dukizwa ntabwo twakijijwe ibyaha, twakijijwe urupfu rwa kabiri, ariko kurimbuka. Aduha kubaho, noneho muri bwa buzima dushyira inzira ebyiri imbere, guhitamo iy'ubugingo cyangwa iyo kurimbuka. None niba gukora icyaha bitarimbura, yabwiye itorero ryo muri Efeso gute? Yabwiye Yohana ngo bambwirire ngo ndakura igitereko kitabaza aharyo. Itabaza nirihava haraba umwijima. Ahari umwijima spiritually, what does it mean? Ndimo ndabyumva, ariko hari akantu uvuze ushobora kwibazaho. Uravuze ngo yadukijije urupfu rw'iteka. Yes. Urwo rupfu yadukijije tuzongera turujyemo gute? Urupfu Kristo yadukijije yahise adushyira inzira ebyiri imbere yacu. Akimara kurudukiza? Exactly. Yashize ubugingo no kurimbuka imbere y'abantu. Hari ukuri n'ikinyoma, hari Gehinomu n'ijuru. Yego. Biravuze ngo uwizera Kristo Yesu ntabwo azarimbuka. Noneho kwizera, kugira imirimo abantu bajya bita imirimo y'abizera. No, ntabwo Bibiliya yavuze ngo uwizera utagira imirimo. Yavuze kwizera kutagira imirimo. Ntabwo yavuze imirimo y'abizera. Imirimo yo kwizera ni ugutsinda isi. Imirimo yo kwizera ni ukugirira Imana icyizere. Imirimo yo kwizera ni ukuguma mu bucunguzi bwa Kristo. Ni imirimo yo kwizera, ntabwo ari imirimo y'uwizeye, ahubwo ni imirimo kwizera gukorera mu wizeye. Uravuze ngo twarimbuka dute urupfu rwa kabiri kandi yaradukijije urupfu rw'iteka. None twongere tugaruke. Bibiliya yavuze iki? Yaravuze ngo mwirinde hatagira uwo muri mwe ugwa. Nuhagaze yirinde atagwa. Birashoboka kugwa ngo akajya muri rwa rwobo. Bigenze bite? Noneho niba hariho gucungurwa, bisa nuko bivugwa ko Yesu yababariye byose, ntihariho n'urubanza kuko ubwo yararurangije. Niko twabivuga. Niko byakitwa. Niba hariho gucungurwa ko imbabazi z'iteka ryose zihoraho, nta cyaha kiba mu isi. Ubwo maraya wa mugore ya nyamaswa izaza guconshomera abande? Abapfuye batizera. N'abapfuye batizera, abo ngabo babene. Ubwo isi yaba ari paradizo, twaba dutuye mu gihugu cy'abakiranutsi. Umuntu wese, rega Vita, umuntu uteze amatwi Umukanguzi TV iba byumve. Izi nyigisho zadukanye n'amatsinda abiri. Itsinda rya mbere ryari irya Seretusi, yabaye mu gihe cy'itorero rya Efeso. Ntabwo ari izubu turi kuzibona ubu ngubu zahereye kera. Ntabwo ari iza none. Zadukanywe n'umugabo witwa Seretusi, zizanwa n'undi witwa Nikora. Mu byahishuro Yohana 2 muzasanga uburyo Imana ishima itorero ry'Abefeso ngo banga inyigisho z'Abanikorayiti. Seretusi yababwirije iby'ubuntu, arababwira ngo Imana yarabibabariye. Arababwira ngo nimunywe inzoga, murye n'ibiterekeshejwe ntacyo bitwaye, ngo Yesu ntiyari uw'umubiri, yari uw'umwuka.
nicyo cyatumye Yohana yandika urwa mbere burya yandikiraga Abefeso arababwira ngo uwo twirebeye n'amaso yacu, ari kuvuguruza ko ababwiye ngo Yesu nta mubiri yagiraga, ngo impamvu Yesu atasambanye ngo nuko yari uw'umwuka. Muzumva n'abantu babwiriza bavuga ngo impamvu Yesu ku musaraba yahihanganiye ngo ubugingo bwe bwari bwamaze kugenda, bivuze ko ubwo Yesu atigeze ababara. Uzi ukuntu Yuda yabise bene abo, yaravuze ngo nabakora iby'isoni nkeya niba ngo bahinyura ubuntu bw'Imana. Sinibutse neza uwo murongo uburyo yawuvuze. Yohana arababwira ngo uwo twirebeye n'amaso yacu, amatwi akamwumva, ngo ibiganza byacu bikamukoraho. Imana ishimwe, twamukozeho afite umubiri, yihanganiye muri uwo mubiri, nicyo cyatumye anesha ibyo ngibyo. Abanikolayiti bazanye ijambo rivuga ngo ntimuzongere kwatura no kwihana. Yesu yarabirangije. Aba Efeso bukuri bahagaze mu muryango baravuga ngo ntimuzongere kutugerera mu mudugudu. Bamwe barwanishije imbaraga z'umubiri, Pawulo aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana, nuko bari bafite iz'umubiri. Arababwira ngo kuko muri gukirana muri ayo masomo n'inyigisho ntabwo ari uwambaye inyama n'amaraso. Iki mukimenye, nababwiye ngo gucungurwa byaturutse mu mwuka, kuko n'umuntu wacunguwe ntabwo ari uyu mubiri. No, ntabwo ari umubiri wacunguwe, hacunguwe ubugingo butuye mu mubiri, hanyuma bukorerwamo n'umwuka wera. Umuntu ni ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Iki abantu bakimenye. Intekerezo z'umuntu zibikwa muri servo mu bwenge, aho dushyira ubumenyi twakuye mu ishuri, uwo ni umuntu. Hakaza n'umubiri ucumbikiye ibyo, hakaza n'umwuka wera. Rero ducungurwa hacunguye izo ntekerezo, kugira ngo izi ntekerezo zose tuzigomorore Kristo. Uyu mwuka ariho ngo asabanishe ubugingo bwacu n'umwuka. Iyo bishingiwe umuntu yitwa umukristo. Iyo umwuka atandukanye n'ubugingo, ubugingo buza gusezerana n'umubiri, bikadivorusa n'Imana, bigakora icyo kamere irarikira. Yego. Mu gihe cya ya kamere n'irari ryayo, nta muntu wemera kuva mu mirimo y'umubiri, ahubwo ashaka ibimworohereza, ari byo Nikora yashatse. Atangaza imbabazi zihoraho no ku banyabyaha kugira ngo yeze imirimo. Nyamara byaje kugera mu idini i Roma, batangira kugurisha imbabazi. Habwa ari ibya none, ikiswe indulgensiya. Bashyiraho agatebe baravuga uti mwebwe mujye muza mwature, noneho n'abanyu bapfuye mujye muza mubasabire imbabazi, mutanga iciro cy'ibyaha mwakoze. None se purigatori ntabwo ibaho niba ari purigatori? Ibyo ni ibintu abantu bagenda bakureyetinga bitanashoboka. Nta umuntu wese wamaze kuva mu mubiri, ntacyo twakora cyagabanya ku mirimo yakoze, nta n'icyo twakora twakongera imirimo yakoze. Uwaba yagiye. Ubugingo ni ikinege, ntabwo ari asosiyasiyo. None se uvuze kuri ibyo bintu, gatebe nyine bagurisha ubuntu. Hari ukuntu abantu bajya kwatura cyangwa se kwihana, hari abajya muri penetensiya, hari abasanga abantu ku irembo bakabihanisha. Ubutasi bw'Uburusiya bwigeze bwayikoresha bukoresheje idini y'Abajehova muri Amerika, ko Abajehova baturuka ku mugabo witwa Ruseri. Ni umunyamerika yacuruzaga uruconco yacuruzaga imyambaro nyine. Bigeze bakoresha iriya systeme, ariko yari nziza mu ivugabutumwa ya doa ati doa, ariko ukaganira n'umuntu umuhereye mu bitekerezo bye kugira ngo umuvure. n'abantu bakora counseling niko babigenza. Hanyuma babanje kumva ibitekerezo by'abantu, bwari ubutasi bwo gucukumbura mu bitekerezo by'abantu, ariko babonye ko abantu benshi bemera Imana, baravuga ngo reka tubatuze ibyo batekereza n'ibyo bacumuhe tumenye mayindi zabo. Aho niho hambere yaturutse kabiri. Cyo bita kwaturirana ibyaha n'ibyo padiri yagurishaga. Gatatu, kariya gatebe kajya hariya ntabwo Imana ikemera. Ibi ndabibabwiye nka mwene so, kunyura ku rusengero, niba mvuye mu rugo ntutse umugore nkajya kwaturira ku rusengero, ntabwo ari by'Imana yita kwatura. Kwaturirana ibyaha no gusaba imbabazi uwo wagikoreye. Ntabwo kwatura ibyaha ari ukuva ikantarange icumuye ukaza ngo ndapfukamye ngo ni mu mbabari. Icyaha cyaturirwa umuntu ni icyaha mwakoranye mwembi, kidafite ingaruka kuri mwebwe mu mubiri, kiza mu bugingo indani. Icyaha cy'ubusambanyi ucyaturira ubarusha imbaraga zo mu mwuka kugira ngo bagire ubujyanama kandi atandukanye isezerano mwagize, kuko burya gusambana birenze guhuza umubiri. Ni ibintu bikorerwa mu isi y'ibitekerezo, kandi mu isi y'ibitekerezo habera mu isi y'umwijima,
hakabamo n'isi y'umwuka. Rero iyo bahuje, iyo ari isezerano ribahuje riri mu isi y'umwuka kuko biri perfect. Yego. Ariko iyo muhujwe na bwa busambo n'ubuyuku butuma mwibana imibiri, Satani niwe uri kubakoreya, niwe uri gukoreyamo iryo huriro ryanyu. Ariyo mpamvu abantu bagira uburari n'ibindi, iyo myuka ikajya imutwaraho irari ry'ubusambanyi n'ibindi. Icyitwa kwatura rero, kwatura icyo gihe watura icyaha mu izina ryacyo, utarebye ngo uyu turaziranye. Watura icyaha uwo mwagikoranye. Hari n'abasambana bakihanana, ntabwo ibyo bikuraho icyaha. Reka da, ni nko kujya gukaraba ibiziba uri kwikuraho ibiziba. Ntabwo bishoboka. Rero icyitwa kwaturirana ibyaha ariho wari uvuze kuri kariya gatebe, ni igihe usabye imbabazi uwo wabikoreye. Nyamara tugira amasiroga mabi, ugasanga uwo wacumuyeho umunyuzeho ugiye gusenga akakubaza ngo ubwo urasenga iki. Uzi impamvu nturamukiza uruguma wamuteye. Ntabwo wigeze umusaba imbabazi. Tugahita twishongora ngo muze aho dukorera ibyaha ngo ariko aho twihanira ntitwahamenye. Reka nkubaze, ubwo ni he hakwiriye kugaragazwa? Ari aho wakoreye ibyaha naho wihanira. Aho dukwiriye kugira ibyirato ni naho twihanira. Ariko twe dufite ibyo ngibyo nibyo twirata, tukajya kwa pasiteri tukagira ngo twarabohowe. No. Aturira uwo wagiriye icyaha umusaba imbabazi. Yaziguha ataziguha, icyo Imana ishaka nuko watura bikuvuye ku mutima, kuko ubundi n'ubu uri gusaba imbabazi si uzitanga, ahubwo biri gukorwa kugira ngo umwereke kwera kwawe ko wahindutse. Nuko kwatura. Yego. None se birashoboka ko iki gikorwa cyo kwatura cyangwa kwihana ushobora kugikora uri wenyine nta wundi muntu muri kumwe? Waba wihana iki? Waba watura iki? Icyo wakoranye n'umuntu. Niba wowe wenyine waracogoye ukagwa mu cyaha, ubundi urumva wowe wenyine uri bwihe imbaraga zongera kukubyutsa? Umuntu waguye akenera umubyutsa. Kandi burya kugwa, iyo tuguye tugwa mu ruhande tutarebamo. Ni nkuko wajya kuvuga ngo ndihanagura mu mugongo ntuhabona, bisaba ukurusha amaso kuko waguye, kuko nta mbaraga ufite. Bisaba ukurusha imbaraga rero zigera aho utageze. Ushobora kwizera ariko sinumva ko hari icyaha wakiruta cyatuye. Icyakora igicumuro, kuko ibyaha n'ibicumuro bitandukaniye. Icyaha nicyo ukora wakigambiriye, ukakimarana umwanya mu ntekerezo kugera ku gihe ugishyira mu bikorwa. Kuko ubundi nta impamvu bavuga ngo nta mukiranutsi ukora icyaha, nuko nta muntu ukorera icyaha mu Mana. Mu gihe uri kugambirira kugikora, duhita usohoka mu mugambi w'Imana, kuko mu Mana ntatereye ibyaha ibamo, ugikorera inyuma y'ubumana. Rero inyuma y'ubumana ukorera icyo cyaha ntabwo ari mu Mana, ariko igicumuro gishobora kukugwirira ukagikora uraho. Uba usabwa kongera gusaba imbabazi uwo ugikoreye, cyangwa se niba ari ibintu ukoze, ko hari n'ibicumuro umuntu akora atabikoreye undi, ariko wowe ugacumura mu ntekerezo, mu kwifuza n'ibindi. Ushobora kwihana, ariko kwihana ntibibe kubivuga gusa, bikaba guhindukira uva muri ya position wari urimo. Iki kiganiro kirakomeye. Abantu bari kudukurikira, iki kiganiro kirakomeye kandi ni ibintu bigora abantu benshi kandi bibagonga. Yes, kuko usanga abantu benshi barafashe decision bavuga ngo ntabwo nzongera kwaturira umuntu. Bishobora guturuka ko baturiye abatabagirira ibanga, cyangwa se batakizera abo baturira, cyangwa se abo baturira nabo bakora ibiruta ibyo uri kwatura yakoze, cyangwa se bikaba ari iminsi y'ubuhenebere yo kutihana. Ibyo bintu bitatu bishobora guhuriraho, ariko kimwe muri byo ntabapfira gushira. Niba umuntu ari gupfa ari intumbi, ntibivuze ngo nawe ujye gusamba. Oya, niba uhuye n'abantu bakoze impanuka, ntibivuze ngo nawe ujye mu muhanda uhita ugonga ikindi kinyabiziga. Oya, biravuze ngo kiza ubwawe bugingo, kuko n'ubundi ntawe ubera amaso ubwawe. Buri muntu arinda ubwe. Nari mbabwiye ngo ubugingo sa association, ko nta nubwo tubusezeranamo. Burya niyo twamanika tukavuga ngo dusezeranye ivangamutungo, ntabwo ivangamutungo ari ivangabugingo. Bibiliya yaratubwiye ngo umwe azaba ari gusya, umwe agenda undi agire gute? Sigare. Umugore umwe azaba ari ku buriri, umugabo agenda umugore asigare, cyangwa umugore agenda umugabo asigare. Babiri bazaba bari ku gisenge, umwe asakara umwe agende,
undi asigare. Ntabwo ari ivangamutungo, nta nubwo byo bihuriweho no koperative y'abantu muhuriye mu kazi, nta nubwo ari ivanga dini, si ivangamyemerera. ubugingo n'ukwizera n'ikinege kiba mu muntu personality. Yego. Tuva kuri ako kantu k'ubuntu, muri make nk'umuntu dukurikiye aka kanya, ubuntu mu nshamake cyangwa se mu magambo magufi cyane, ubuntu ni iki ku muntu dukurikiye aka kanya? Ubuntu ni ubugingo, ubuntu ni ubuzima bwa Kristo twakiriye, buduhesha gutsinda ibyaha, pana kubikora twishingikirije imbabazi. Yes. Hanyuma turacyari mu murongo umwe, ariko ndumva nifuza ko byose turaza kubihuriza ahantu hamwe tumaze kubivugaho, ariko ikintu kijyanye n'impano z'Imana, impano z'Imana, ariko ndaza kwibanda ko turi buze kwibanda ku mpano y'ubuhanuzi cyane. Ku mpano y'ubuhanuzi, impano z'Imana, bwa mbere umuntu uhabwa impano y'Imana n'uwabyawe nayo. Yego. Iyo umuntu abyawe n'umwuka ahabwa impano z'umwuka wera. Impano z'umwuka ntabwo ari ubuhanuzi gusa, hari ukwihangana, nabyo n'impano z'umwuka wera n'ibindi, ariko tujye ku mpano abantu bazi. Impano abantu bazi nshobora kuvuga ngo zihabwa n'abantu Imana igiye gukoresha mu murimo, kuko abantu bose ntibagira umuhamagaro umwe. Hari abazakoresha impano bahawe nk'ubutunzi, ko n'ubutunzi nabwo buri mu mpano z'Imana, nubwo butabarwa mu mpano z'umwuka wera, ariko bakabukoresha muri uwo muhamagaro. Ariko impano z'umwuka ziza kunganira umuntu mu muhamagaro kugira ngo ashyire ku murongo umurimo Imana imuhamagariye gukora. Rero iyo umuntu amaze kubyarwa n'Imana, abatizwa mu mwuka wera. Kubatizwa no guhabwa ubusabane n'Imana, kuryoherwa n'ubuzima bwawe bw'ubumana. Umuntu utaryoherwa nuko ari umukristo nta mubatizo w'umwuka wera afite. Ugomba kubifiringa, ukwinjoyinga iyo life yo kuba uri umukristo. Ntaguciye mu ijambo gato, hari abantu batekereza ko kubatizwa mu mwuka wera ariko akundi kuzuzwa, gutangira kuvuga. Biriya nabyo ntabwo ari ukuzuzwa. Ibyo abantu bita kuzuzwa si ukuzuzwa, ahubwo ni ikiriri cy'umwuka. Ahubwo kuzuzwa ni uguhabwa imbaraga zikugeza ku rufatiro rwo kuba umuntu nyamuntu. Nimvuga umuntu nyamuntu, Yesu we yakoresheje ijambo rivuga ngo muzaba abagabo nyabagabo. Yego. Umwuka wera nabamanukira. Juste umwuka wera yakumanukiye arakuzuza, kuko nta mwuka azacagase. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo yamutanze itamugeze. Yatanze umwuka wera itamugera. Ku rugero buri muntu ahabwa umwuka wera mu cyiciro agomba gukorera mu Imana. Rero biriya iyo bavugize gutya ntabwo ari ukuzuzwa, ni ikiriri cy'umwuka wera. Abantu benshi rero bakunda kubyita ko ari bwo umuntu ababatijwe mu mwuka wera. Ntabwo ariko kubatizwa, ko kubatizwa ni uguhabwa ibihe byo kuryoherwa no kubana n'Imana, ari naho dusengera, ari nabwo busabane tugirana n'Imana. Noneho ikindi cyari kiriho nari mvuze, umuntu wujujwe aba agiye kurwana. Hari uwuzuzwa nyine ahabwa imbaraga z'umwuka wera, aba agiye kurwana intambara nziza yitwa kwizera. Tugarutse kuri ya mirimo abantu bakora. Yego. Yesu yaravuze ngo murwane intambara nziza. Kandi yanageze aho avuga ngo muze mwenyine twihererane. Aravuga ngo uko mubonye wa munsi urushijeho kwegera, mujye murushaho guteranira hamwe, mwaturirana impamvu z'ibyiringiro, mubwirana aya magambo, muhumurizanye imitima, ngo kugira ngo hatagira uwanyu usigara agaheranwa n'ababisha. Ubwo naheranwa n'ababisha n'ubundi arajyaye. Urumva atarimbutse? Nuko impano z'umwuka wera, harimo rero impano z'ibitangaza, harimo impano z'ivugabutumwa, gukiza abarwayi, harimo impano zo kumenya ibihishwe, impano zo kugenzura izindi mpano. Impano ni nyinshi, zigera ku rutonde rw'abantu bazibaza, ariko iyo ugiye kuzidevelopa ubonamo n'izindi. Ariko icy'ingenzi nuko zituruka ku Mana. Reka twibaze kino kibazo nawe tugikubaze. Iyi mpano y'ubuhanuzi ikunda gutera urujijo mu bantu, cyangwa se ikunda gutuma abantu benshi batakaza ubusugire bw'ubukristo, reka tuvuge gutyo, irakenewe cyane mu itorero? Ntabwo ari impano ibitera, ntabwo ari impano y'ubuhanuzi ituma abantu batakaza ubwo busugire cyangwa icyo cyizere. Impano y'irakenewe, banze ngusubize, irakenewe kuko impano ibereho kungura itorero. Kandi iby'Imana itanga byose bigirira umumaro abera, ntabwo bisohora abantu. Ahubwo ikibazo, umuntu ashobora kuyihangishwa aho atayifite, ashobora no kuyigira akitwara nabi cyangwa akayikoresha nabi. Bituruka ko bwa mbere umuntu ashobora kugira iyo mpano ntarerwe, ntiyemere uburezi cyangwa ubujyanama. Birashoboka ibyo byose. Yego. None se uyu muntu amaze guhabwa impano n'Imana, impano y'umwuka wera, ashobora kuyakwa? Imana ishobora kuyimwaka? Impano umwuka wera aragenda, ariko ushobora gusigarana impano nk'ikimenyetso cy'ibyaguhozeho. Kuko uzumva ahantu
ahantu higeze haba umutobe, igikatsi kiba kikinuka umutobe, cyangwa akajerekani wanywereyemo amata yari gashyashya, ushobora kwihumuriza n'ubundi ukumvamo ya mata. Birashoboka umuntu ushobora kunuka uruntu ukagira ngo umwuka aracyahari. Wanyura ahantu barenze ejo bundi ukagira ngo bafite umutobe mushyashya, waragiye. bivuze ngo ntabwo Imana yaka umuntu impano yamuhaye. Uhindura uburyo bwo kuzikoresha. Satani yakuvangiye aradiriwe akakuzanira shanti juste ntabwo ari shanti, agutwara juste impano irimuke kagenda, kuko iyo umwuka agiye impano z'umwuka muri wowe ziracogora, kuko umwuka ntakiri kuzikoresha. Ahubwo cya kibanza za mpano zari zirimo Satani ahashyira izisa n'izo wari ufite. Hanyuma uvuze akantu numva ngize amatsiko cyane cyane nko ku bintu abantu bajya bavuga. Ubwasize bageze kubitubwiraho, ariko reka none mbikubaze, wabitubwiyeho icyo gihe ntabikubajije. Uvuga ngo ibintu umuntu yahanura ibintu 98 by'ukuri agashyiramo 2 bipfuye, byose birapfuye kubera ko Imana ntage ari itanga ibintu bipfuye. Satani akimara guhindurira umuntu bitewe nuko umwuka wera yagiye mu muntu, ari abantu cyo tubona ugasanga avuze ibintu by'ukuri, ibintu ugasanga ntabwo ari ibyo, kandi kuko wakurikiza ukumva nibyo, ibindi ukumva sibyo, byabitewe nuko Satani yamuhinduriye. Hari abantu bagira experience mu murimo bagakora Imana itabakoresheje, ibyo nabyo nivangirwa. Ko hari abantu bahabwa impano bakiyemera igihe cyo kuzikoresha kandi zitari mu gihe cyo gukora, kuko impano y'ubuhanuzi ntikora buri gihe. Gusa impano yo kwerekwa yakerekwa buri gihe, wakwerekwa buri gihe bitewe n'ubusabane ugirana n'Imana. Ariko guhanura ntiwahanura buri gihe, ko guhanura ni umunsi, ni isaha, ni igihe Imana itoranye ishaka kukuvugisha bitewe n'aho uri n'abo Imana ishaka kubwira. Ariko rero abantu bafite impano z'ubuhanuzi bazi ngo ziza buri gihe. Uzumva n'abantu batanga amarandevu ngo muzaze tubabwire ibyanyu, urumva bo biteguye ko buri gihe babivuga, kuko bamaze gutanga randevu. Nibaza ntibabone iby'Imana iberetse bazivugira n'ibyo itaberetse, kuko bamenyereye ko Imana ari akavuyo, ari umuvurungano bene ako kageni. Ntibitonze mu mpano. Umva ukuntu Bibiliya ivuga. Yeremiya 23, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 23 umurongo wa 13, haravuze ngo nabonye ubupfapfa ku bahanuzi b'i Samariya, uko bahanuraga mu izina rya Bayali bakayobya ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Ku bahanuzi b'i Yerusalemu nabonyeho ibibi bishishana, barasambana, bagendera mu binyoma, kandi bakomeza amaboko y'inkozi z'ibibi kugira ngo hatagira uva mu byaha bye. Bose bambereye nk'isodomo n'i Gomora. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga iby'abahanuzi atya ati, dore ngiye kubagaburira uburozi bwitwa apusinto, mbanyweshe amazi akarishye, kuko abahanuzi b'i Yerusalemu ari bo baturutsweho kutubaha Imana, bigakwira igihugu cyose. 17 haravuze ngo bahora babwira abansuzugura bati, Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro. N'umuntu wese ugendana umutima unangiye baramubwira bati, nta kibi kizakuzaho. Icyo gitekereza. Ubundi guhanura harimo amagambo abiri, guhana birimo impanuro. Icyo kirumvikana, guhanura. Icyo kinyarwanda mu gikurure mu cyumve. Guhanura harimo gucyaha no kwereka umuntu icyo yakabaye kubakora. Ubundi nicyo cyitwa ubuhanuzi. Yego. Guhana kurimo impanuro. Exactly, ibyo urabyumva. Ariko abanone ari ryo ko si Yerusalemu bari bafite, ntabwo babwiraga abantu ibibi byabo, bababwiraga ibyiza, kandi bakavuga ngo bikozwe n'Imana izabikora. Umva umurongo wa 17 ngo bahora babwira abansuzugura bati, Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro. Aha mbonereho mbwire n'abantu baduteze amatwi cyangwa batureba iri jambo ndibabwire. Hari abantu bajya batwandikira bakatubaza ngo babwirwa n'iki ko ari Imana ivuganye nabo. Imana izakubwira amahoro uri mu byaha, uzamenye ko atari yo.
imana iza bwa mbere kubanza kugukiza urubori rw'icyaha, yamara kugukiza urubori rw'icyaha ikaguha isezerano, kuko rirarindwa n'amahoro, rirarindirwa mu mucyo, kuko ukwiriye kuganirizwa n'Imana. Imana ishima. Rero bitari ibyo, hari umuntu babwira amahoro ntayafite, ntanayakwiriye. Rero nuko Imana yavuze. Umurongo wa 20 havuze hati, aravuze ngo uburakari bw'Uwiteka ntibuzigarura keretse amaze gusohoza imigambi y'umutima we. Mu minsi y'iherezo nibwo muzabimenya neza. Iri jambo muryumve, mu minsi y'iherezo nibwo muzabimenya neza. 22. Ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye. Mu nama z'Uwiteka ni iki? Ni ugutegereza icyo Imana ivuga, ukavuga ari uko Imana ivuze. Ntabwo ari itegeko ngo abo dusengera tubahanurire, no. Si n'itegeko ngo abaguhamagaye ngo nsengera bose uhita ubabwira ngo Imana iravuze. No, vuga ivuze, niba itanavuze uceceke. Aho kugira ngo mvugane n'umuntu umubwira iby'Imana imbwiye itavuze, na wa muntu yaceceka nawe sinzamwumve, ariko nkazumva ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana uri kuvuga mbere yaryo niryo rizavuga twumva impanda, ariko utangiye kuvuga mbere yaryo witeranyije naryo, mu gihe wa muntu wahanuriye ikinyoma ashobora kubona ubugingo wowe ukazira ko wamubeshye. Umva umurongo wa 22. Ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye, bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi. Urumva kwa guhanura ya minizo yo guhanura, no mu migenzereze yabo mibi. 23. Uwiteka arabaza ati, mbese mwibwira ko ndi Imana yo hafi gusa, ntari n'Imana ya hose na kure? Hari uwabasha kunyihisha ahiherereye simubone? Niko Uwiteka abaza. Sinjye ukwiriye isi n'ijuru ngo numvise iby'abahanuzi bavuze, bahanura ibinyoma mu izina ryanjye ngo nareretswe. Ni Yeremiya 20, ni igice cya Yeremiya 23 ngeze ku murongo wa 26. Ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi bahanura ibinyoma, abahanuzi bahanura ibihimbano by'imitima yabo ibeshya. Aha, hari umwe mu bantu nigeze numva nshingiye kuri iri jambo usomye, yavuze ibirere bitatu umuhanuzi agendamo. Avuga ikirere cy'umuntu, numvise uvuze ijambo ngo bahanura iby'imitima yabo. Avuga ikirere cya nabyita ikirere abapfumu bakoreramo. Abapfumu bakoreramo, ariko ari naryo jambo rya confusinze cyane. Wowe watubwiye ko ntago Imana igira ibipfuye. Niyo umuntu yavuga 99.9 agashyiramo agace gatoya kavangiwe, ibyo bintu babipfuye. Umuntu yavuze ko ari hahandi icyo kirere cy'umwuka ari nacyo abapfumu bakoreramo, n'Imana ishobora kugikoreramo, umuntu ashobora kuhanura ariko akaba yanavangirwa. Ariko hari n'ikirere cya gatatu aricyo Paul yavuze. Ngewe muze kumara urujijo. Niba uyu muntu ashobora kuba mu kirere cy'Imana, yego, akajya no muri cya kirere cyo kuvangirwa, ubwo muri we hagiyemo irihe cumbi? Ni iki cyinjiye muri we? Ni ikibazo twakibaza. Ni umwuka wa Satani, si umuvangira. None niba agiye kuwuvugira mu izina, ubwo uwo muhanuzi ni uwande? Ni ikibazo twakibaza. Oya, ntabwo wakibaza, ni igisubizo. Niba umuntu yavangiwe ari kuvuga mu izina ry'umuntu umuvangiye, mu izina rya Satani. Exactly. Niba avuze mu izina ry'umuvangiye, ubwo ari gukorera nde? Ari gukorera wamuvangiye, bo ni Satani. Hanyuma se ubwo ukorera kampani zingahe? Ukorera Imana na Satani? Ntago byakunda. Urakoze. None ariko ibi abantu babyumve. Tuvuze ngo iriya nzu ni y'umucyo, ikaba ifite ibyumba 5, hakabamo 2 bitari mu mucyo. Inzu yakomeza kuba inzu y'umucyo? Urede uwo mwijima uri muri cya cyumba, uyihinduye inzu ifite ibyumba 3 bimuritse, 5 byijimye, wentre bifate gutyo. Ariko noneho wivuga ngo ya nzu ni y'umucyo, reka tuvuge ko ari imagination. Abantu bari imagina bagahanura, kandi experience umuntu amarana mu buhanuzi. Uretse na experience, umuntu aratatona agatomboza akavuga ngo hano harimo umuntu urwaye umutwe. None se mu bantu 20 ubuse nta mutwe ujya ukurya cyane? None se kubera iki? Iyo urebye umuntu ugenda, bize reflexology bazi urugendo umuntu akora rumuzanira ingaruka uhereye mu mutwe, kuko imitsi y'umutwe ihera mu birenge. Abize reflexology barabizi ko bakandira umutwe bawuvurira mu kirenge.
ureba umuntu aho agenda n'aho anyura ukimagininga ibibazo ashobora kuba afite mu burwayi. Njyewe nakureba turi kuganira afite, nakureba turi kuganira nkibaza ibibazo bitanu, nkamenya ibibazo bitanu uri kwibaza nkurikije ibiganiro ufite, ntabitekereza. Ibyo rero nshobora kubikubwira ukagira ngo ni Imana ibivuze. Abantu benshi bategereje ibintu bitazasohora kubera atari Imana. Ntibivuze ko abahanuzi badahari, ahubwo ikibabaje abantu barashaka ubuhanuzi kuruta Imana y'abahanuzi, kuko umuhanuzi avuga iby'Imana imubwiye ariko ntasohoza iby'Imana imubwiye. Aho kugira ngo rero njyewe ngumane uwavuze iby'Imana yambwiye, nagumana Imana niyo itavuga yazakora. Amen. Ikibazo rero abantu bari gutakaza Imana bakagumana bavuze, noneho abantu bakanavuga n'iby'Imana itavuze. Nicyo kibazo gihari. Nicyo kibazo. Muri iryo jambo usomyemo ngo bahanura ibinyoma. Ubundi mu by'ukuri ikinyoma ni ikihe? Hagati aha ngaha uze kumfasha kuri iri jambo, hari abantu numvishe bafite uku kuntu avuga ati ngo niyo umuhanuzi yahanura yavangiwe agahanura ambwira ngo nsenge, ntacyo bintwaye. Ni byiza ko ntacyo bibatwaye, nuko batazi kubana n'ijwi ry'Imana. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa 16:16. Ntacyo bimutwaye. Ati kuko amasengesho n'ubundi aranyungura. Ibyakozwe n'intumwa 16:16 havuze ngo iki? Haravuga ngo bukeye tujya aho basengera duhura n'umuja uragura atewe na dayimoni, yungukiraga bashebuja cyane n'ingemo. 17. Uwakurikira Pawulo natwe arasakuza ati aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose kandi barababwira iby'inzira y'agakiza. Ngo atewe n'iki? Ni dayimoni imuteye kuvuga. None ari inyuma ya Pawulo na ba Luka na ba Silasi ari kuvuga ngo aba bantu barababwira iby'inzira y'agakiza. Urumva uyu muntu ari kubeshya? Ari kuvuga ukuri. Noneho 18. Iminsi myinshi aguma kubigenza atyo, ariko Pawulo abonye ko bimurembeje arahindukira abwira dayimoni ati ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Kuki Pawulo amucyashye? Nuko ari kubona ko ibyo ari kubivuga nuko yatenda. Ntabwo ari umwuka w'Imana. Imana ntishaka ubufasha mu biganza bya Satani, ntishaka ubufasha mu muntu udafite agakiza. Reka da, Imana ikoresha umuntu muri kampani y'abakiranutsi witwa umukiranutsi. Imana ikoresha ibiganza bitarimo urubanza, bitarimo amaraso. Imana ikoresha umutima utarimo ingingimira, ntanzika ntanzigo. Ikoresha umutima umenetse. Ahantu hose waba udafite agakiza nturi umukozi w'Imana. No, ntigukoresha itakubyara, ntigukoresha ikintu nkundira Imana. Ntikorera itarakubyaye, n'iyikubyaye ntikureresha ahandi. Uba mu rugo rwayo ugakora iby'ikambere, mu rugo rw'ibwami. Rero aba bavuga ngo niyo yaba hanuye, Imana ntizasohoza ibyo umuntu yavuze itamutumye, kuko Imana iba inyuma y'ijambo yavuze kugira ngo irisohoze. Si umufatanyabikorwa n'umuntu wavangiwe. Ibi muzabimenye, Imana ntiri inyuma y'isezerano ry'umuhanuzi n'ikinyoma, ntaryo izasohoza. Kuvuga rero ngo bifa kuba ngo ari iby'Imana, dayimoni yagutuma kuvoma ukajya kuvoma. Noneho ubwo uri kumvira ndi uri gukorera nde? Ubwiwe n'iki byo uzasangamo se? Nk'ayo masengesho wajyana y'ikihe cyifuzo mu gihe wayabwiwe na Satani? Ese ubundi Satani agutegeka gusenga kubera iki wasengesheje umwuka wera iteka? Ni ikibazo. Murakoze. Aha turimo ndagira ngo izi ngingo eshatu twavuze ko tuganiraho zose uzidusobanurireho. Mu by'ukuri ngira ngo abantu barimo barumva ariko tutarava kuri iyo ngingo y'ubuhanuzi igiye impano. Ni iki kintu gishobora kumbwira ko umuhanuzi yamvangiriweho? Ushakira iki kumumenya? Wowe ushaka kumenya umuhanuzi wavangiwe, banza umenye connection yawe n'Imana. Uri mu mwuka, iby'umwuka bigenzuzwa umwuka wera gusa. Niba nta mpano z'umwuka ugira, ufite ibyago byo kuvangirirwaho. Impano z'umwuka wera sizo zinagenzura impano z'umwuka gusa. Kuba ufite umwuka w'Imana, kuba ubyarwa n'umwuka. Iyo so wo mu ijuru avuze, umenya ko ari we. Niyo umuntu amuvugiye, umenya ko avuze iby'Imana yazakora, ariko ukamenya ko atari Imana ibivuze. Ni naho urobanurira ko hari umuhanuzi uguhanurira ibyiza biri no mu byo wanditse ariko atariyo, atari Imana. Ukavuga uti uguye ku byo nanditse ariko si data ubikuvugishije. Ni nk'uko wakumva indi ntumwa mu matwi. Iyo ubyarwa n'umwuka, wumva ijwi ry'umwuka ukamenya ko ari Imana. Aho ni naho tugenzurira iby'umwuka. Rero niba waraguye wijya kugenzura impano z'umwuka, banza ubyuke uhagarare mu mwuka. Umwuka wera navuga uramenya ko ari we, na Satani navuga uramenya ko ari we, kuko Yesu ntigeze yibeshya kuri Satani ku musozi.
yaramurebye aramuga ngo mva imbere. Yaramubwiye ngo handitswe ngo kubera iki? Azi neza uwo bari kuvugana. N'umuntu w'Imana rero amenya ijwi ry'Imana, ariko Yesu yaravuze ngo intama zanjye ziranze, iyo mvuze zimenya ijwi ryanjye, niyo zivuze nanjye ndabimenya. hari abahanuzi rero tuba twaragiye tubona baba baragiye bahanura ibintu bikomeye ndetse bikanasohora, yavuga ikintu ukakizera ko ari Imana ikivuze, kuko mbere byasohoye. Icyo gihe ntabwo uba ugenzuza impano z'umwuka ngo uzigenzuze umwuka, ahubwo uba ugenzuza impano z'umwuka ibihe uwo muhanuzi yabayemo. Kandi amase ya kera nta giho mu rutaro. Aha, hanyuma rero twakomeje, ariko dukomereje kuri iyi ngingo ya gatatu, iyi ngingo ijyanye n'ibitambo n'amaturo. Aba bahanuzi cyangwa se bahawe zino mpano z'Imana, bagira ikintu cyo kwaka abantu ituro cyangwa se igitambo. Avuga ngo tanga igitambo kugira ngo igitangaza cyawe gikoreke. Turo ni byose niko aba bahanuzi ubagize bose? Oya, mbagize benshi mu bo twumva. Mbo icyo ni ikimenyetso cya mbere cy'uko umuhanuzi yayobye, kuko nta muhanuzi usaba igitambo ngo ibyo akora bicemo, ahubwo umuhanuzi akorera mu mbaraga z'igitambo cyatanzwe kugira ngo wa mwuka wera wubone. Kuko kugira ngo tubone wa mwuka wera, Kristo Yesu yatanze igitambo. Icyo mukimenye. Icyo gitambo rero cya Kristo ni nacyo kiduha imbaraga zo gukora wa murimo w'ubuhanuzi, ko tuwukorera muri Kristo. Umwuka wera na Kristo ni bamwe. Igitambo cya Kristo nizo mbaraga ziduhesha gukora icyo dukora uyu munsi, icyo duhamagarirwa. Iyo watse ikindi gitambo, sinzi gishatse kuvuga iki, aho ntibinemewe. Icyo ni ikimenyetso cy'uko uwo muhanuzi yavuye mu mwanya w'Imana. None se ko turababona benshi kandi urumva bakora ibitangaza, bavuga ngo bakora ibitangaza, agamanga ati ngo we uze kuza, dufite 20 jours 30 jours 5 jours, niba ari 5 jours, uzaza witwaje igitambo cyawe. Ikibazo wazanye ntabwo kiri buze gusubirayo. Bivuze ko imirimo igiye gukorwa ntabwo ibaye kubw'ubuntu bwa Kristo, sino kubw'imbabazi Imana ikugiriye, ahubwo ubwabyo ibaye kubw'uko waguze ibyo ugomba kubona. Yes. Ariko kandi ikindi, yego, igitambo ni kimwe gikuraho byose, ni igitambo cya Kristo. Niba uri umukristo, igitambo cya Kristo kirahagije. Niba uri umunyabyaha, tamba ibindi bitambo, ko abanyabyaha batamba iteka, ibitambo bitagira icyo bibasha guhindura. Tamba ibitambo byinshi niba uri umunyabyaha. Ariko niba uri umukristo, emera kimwe cyatambwe. Pointre. Noneho aba bantu b'abakristo uretse ko iyi covid ibisa nkaho yari misa abantu, ariko nanone yahise bimurira kuri YouTube, bitambo babitangira kuri YouTube, bivuze ngo babyohereza kuri Momo. Ariko iyi covid itaraza, yego, iyi covid itaraza, bajya bavuga ati ngo ezana igitambo tukuguranire, uzana n'igitambo n'ikibazo cyawe. Ariko aba bakristo bavuga ko badakijije. Abanyarwanda bahambere bagiraga ijambo rivuga ngo iraguha ntimugura. Exactly. None kuki uri gushaka ingurane kugira ngo Imana iguhe? Dieu Adonai, which means Imana ikora ibyigomba gukora. Ntabwo Imana ibikorera ngo nuko Vitali yaje, ikora ibyigomba gukora, kandi Imana ntikorera umugambi wawe, ikora ko ishoboye gukora ibyigukorera. Hari abantu rero bazana bakata baduha imirongo yo muri Bibiliya, kavuga ngo kugira ngo icyago kirangire kwa Dawidi, Imana yamuhitishijemo, yajyanye ituro ku mbuga ya Oronani. Cyari igihe cy'ibitambo byasimbuwe na Kristo. Abakongera bakakubwira ngo ubu ni ubwami bw'Imana. Kristo yaravuze ngo banze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Bakavuga ko uturi mu bwami bw'Imana. Akavuga ngo nta bwami butagira umutambyi, nta n'ubwami butagira igitambo. Umutambyi mukuru ni Kristo, n'igitambo ni Kristo. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Niwe mutambyi mukuru, niwe winjiye ahera, kandi imirimo y'ubutambyi yose yarayisoje. Umwenda warahera watabutsemo kangahe? Natangajwe n'uburyo bagerageje kuwudoda inshuro 44. Uzi impamvu abatambyi basubiye kuwudoda? Nuko babona imirimo yo ku rutambiro Yesu ayikuyeho, kuko yari ayisoreje ku musaraba. Ya kukwandika keretse mu gitabo cy'abakozi wenda bakora ibigize bite, ubwo baravuga uti uyu yakoreye muri iri torero hanaha mu mirimo, wenda uwakoze neza azabihemberwa. Ariko izina apostle se ninde utari apotre, which means apostle, biravuga ngo ni intumwa. Nose twe ntitwatumwe.
natwe twaratumye pasiteri se ubundi bisobanura iki? Ni umushumba ufite ababwira iby'ubwami abamutega amatwi kandi barenze umwe, uba wabaye umushumba. None umushumba ni igiki? None se reka nkubaze, ari nyir'urwuri n'uragiye inka za nyir'urwuri, umushumba ninde muri abo? Ni nyir'urwuri. Urakoze. None se yahamagaye bangahe? Si twese yahamagaye? None se yatugabanyijemo aravuga ngo abangaba nabi icyubahiro, aba nabo gusuzugurwa? Uzi ukuntu ijambo ry'Imana rivuga ngo ujya gushaka icyubahiro abanza be uciye bugufi munsi y'abandi, ariko ureba abo biyitirira ayo mazina nibo bakomerwa amashyi aho kugira ngo bite kuboroheje. Ntabwo ari uko department y'ijuru ikora. Uzarebe mu isi uworoheje ni umuzamu w'ukomeye, ariko mu ijuru ukomeye niwe wicisha bugufi kuboroheje. Yesu yasize icyubahiro aza kuba umugaragu ndetse w'imbata, ariko abandi bari gusiga igisuzuguriro bakajya gufata icyubahiro. Uzaperereza bize imibare ku muzani uzambwira ikizamuka hagati y'icyoroshye n'ikiremereye, hazamuka iki? Hazamuka icyoroshye. Urakoze. Ubwo rero ibyizamuye byose biroroshye, ntibinashyitse, nta kiro. Niko iri jambo ryavuze ngo ni ingwingiri. Amagambo arakomeye. None nkongera nkibaza, uravuze ngo umubo yahamagaye ngo ntaba gusuzugurwa cyangwa se abo kubahwa, bose ni kimwe. Twese twubahirwa muri Kristo Yesu. None kari ijambo ni Yeremiya yaritumye, arivuga ngo mu nzu y'inyumba harimo ibikoresho by'igiciro n'ibikoresho byo gusuzuma, by'isoni nkeya, ariko byose ni materials. Icyo kibuka byose ni ibikoresho. Imana iguha umugisha, byose biri mu nyumba. Hari na kimwe gikwiriye gusohorwa? Nta na kimwe. None se hari igikoresho kijya gusuzugura ikindi? Uzi impamvu yashatse ibyo? Yari arimo aringaniza umuhamagaro w'abantu, ko hari abahamagariwe gukora uwo nguwo, abandi bajya gukoropa toyileti, abandi bagira bate. N'ibikoresho bikora mu byiciro runaka, ariko byose byazanywe na nyir'urugo. By the way, icyo uzakibuka. None yego, aha turimo turagenda, turimo turasatira umusozo. Abantu ku kijyanye n'igitambo ngira ngo babyumvishe. None se ubu twavuga ko abantu bose bajyana ibitambo cyangwa se babijyanye bakinafite n'umugambi wo kujyana ibitambo badakijijwe? Kuba warakijijwe ntibikubuza ubujiji mu gakiza. Twavuga ko ari ubujiji. Exactly. Ni ubujiji kuko ntabwo wamenye umumaro w'igitambo cya Kristo. Niyo mpamvu kiri kujya gutanga ibindi. Kandi mwibuke ko ijambo Yesu yaravuze ngo ntimuyobe, ntabwo ubwinshi bw'ibyo mutunze, ntabwo ubugingo bwanyu buturuka ku bwinshi bw'ibyo mutunze. Icyo mukimenye. Kandi ikindi cya kabiri, kuba ibintu bikorwa na benshi ntibivuze ngo byemerwe na bose. Ntabwo ariko bigenda, iyo principe iba mu rukiko, ariko siko kuri kubigenza. Reka nizere ko abantu badukurikiye aka kanya, ubaye ugeze hano kino kingano kigeze, wakanda kuri share. Ngiye nkurikije aha ngaha ntangiye gufashwa, ntangiye no ku nibwo utangiye. Nakomeje. Urakoze cyane. Ngeze aha ngaha maze kumva ko nakanda kuri share. Amen. Yes, umuntu dukurikiye rero kanda kuri share, usangiza abandi kino kiganiro, kuko kiraza kubafasha kubakura mu bujiji bumwe na bumwe, cyane cyane ubuntu ku mpano tugeze no ku gitambo. Ariko hari n'ikindi kintu abantu biharajwe cyitwa ituro. Cyitwa ituro, ati zana ituro. Arega nta muntu urisaba, ahubwo ararihabwa. Kandi umuntu utanga ituro abihatwa n'Imana, ntabwo abihatwa n'uwariha. Abahanuzi bakwiye ituro pe. Iyo umuntu aguhanura, ituro ry'ubuhanuzi ryari rihari, ryaciwe n'amadini, ariko nabwo ko ari kugira ngo bikubire. Mbibabwiye ntawe ndahanurira ngo ndimusabe, Mwuka Wera ni w'Imana nanzaho nzaguhanura, simbivuze ngo ntinye. Ariko umuhanuzi agenerwa ituro. Umuhanuzi agenerwa ituro. Impamvu babaca ibitambo n'amaturo babibasaba nuko n'abasengerwa babaye ibisambo, ntibazi gukorera Imana. Niyo mpamvu bamwe bagwa bakagwana n'abaguye, bagasahura ibyo baguye n'ubundi bafite. Nuko bameze nk'urukwavu mu ishyamba, nirwo ipapaye hanutse ruguye imbere, urukwavu ruriruka rwumvisha imirindi y'izindi nyamaswa rukanze, narwo ruriruka ngo ishyamba rirahiye. Hari abantu biruka mu bitangaza bitazaba, bimeze nk'umurindi w'urukwavu n'ipapaye. Naho ituro, umuhanuzi yemererwa ituro. Uretse se ibi by'ubusambo, ninde utemererwa ituro cyangwa icyacumi? Ibi nimbivuga murabona urwaho rwo kuntenga, ariko se binwaye iki? Icyacumi gitunga abakora umurimo w'Imana badafite ibindi bakora. Ituro riha umuntu wemejwe n'umutima, hakaba n'indi mirimo ijya n'ibindi bikorwa bijya ku idini kugira ngo byubake izo nsengero duhuriramo. Yes.
no babahanuzi baka amaturo twe ko batera amabuye. Ujya ahubwo uretse no guterwa amabuye, uretse ko tutemerewe kubatera amabuye ariko tubyemerewe twanabatera ferabeto. Ntabwo ari amabuye, ibuye riroroshye. Ibuye riroroshye ariko ikiriho nta waka ituro, ahubwo uritanga niwe uhatwa kuritanga. Ubu kuri YouTube hari intambara ijyanye n'ituro. Bamwe baraza, abanyamakuru mwe baraza bagakora bakarwanya ituro. No ugasanga abandi bapasiteri nabo bavuye hejuru ati bano batuzwe n'amaturo no bari kuza kukubita ituro hasi. Bakavuga ati ngo ngewe ohereza ituro ryawe ubone igitangaza. Ikibazo cyose uzana wohereje ituro ryawe. None se ubundi wagize ngo Vita, wagize ngo nta muntu wasenga mu bujiji kandi agasubizwa na Satani. Satani arasubiza. Satani arasubiza. Ayewe. None se yarazamutse ajya imbere ya Yesu aramubwira ngo nusimbuka biriya byose ndabiguha. Yari kubimuha ari ibyande. Nsubiza. Ibyo Satani ari kuvuga ngo ari bumuhe ni ibyande. Ubwo nyine nibyo kuko bifite ububasha. Urakoze aranabitanga nyine. Kumbi burya nawe arasubiza. Si ijambo ry'Imana. Yaramubwiye ngo niwe unamukandamye. Buriya bwami bwose bw'isi ndabuguha. Ubwo bivuze ko abutanga. Urakoze. Kuba rero wakora ibintu bihabanye n'ukwemera ukabona na income, ntibisobanuye ngo nuko wakoze iby'ukuri bishyitse. Mperutse kumva mperutse kumva umwe mu bapastori baravuze ngo ubwami butagira ituro, umunsi nzakorera Imana simbona ituro nzaba umupfumu. Already niwe n'ubundi ubwo ni umupfumu, kuko uretse ko n'umupfumu ntiyabihabwa. Umupfumu nuko tujya tugira ngo ni Ikinyarwanda kiba, ariko ubundi umupfumu bituruka ku kise mu Kinyarwanda ni umuntu ureba ibihishwe upfumura akareba ahandi hatagaragaraga. Niryo jambo umuntu upfumura. Niryo jambo umupfumu, ko n'abahanuzi tubisa abapfumu wenda barakara, ariko umuntu upfumu nicyo Kinyarwanda niko gisobanura, nuko wenda hari twese tutajya tumenya Ikinyarwanda. Ariko kuvuga ngo yaba umupfumu ngo kubera ngo yabuze ituro. None se ubundi icyo umunwa w'umuntu uvuga ni umusaruro w'icyo ari cyo mu mutima. Icyuri cyo niwe wowe. Kandi no kuba bagenda bakababona ntibisobanuye ngo bose bazabivamo. Abazabigumamo. None se mu by'ukuri hari abantu bamwe namwe tugenda tubona message zabo bagenda bandika, bagenda bohereza bavuga ati ngo mu by'ukuri twebwe twabuze ituro cyangwa se twabuze amafaranga yo gushyira abantu, bituma twimwa niba nabyita service. Abo bajye bahamagara ku Mukanguzi TV, hariho nimero, twe tubasengera ku buntu. Nibakorwaho iryo turo bakaritanga bazaritanga, niba mutanaritanga nta rubanza turabejeje. Mujye muhamagara ku Mukanguzi, buri wa gatatu dufata umwanya wo gusengera ibyifuzo, dusengera ababitubwiye. Iyo tubibutse, iyo dufite message tubasoma amazina, mujye muduhamagara tubasengere ku buntu. Impano z'Imana ni ubuntu. Yewe nshuti y'umusaraba, Imana ninadutegeka kwiriza ubusa ntituzabikubwira. Ntituzagusaba na tiki tujyana ku musozi ngo tujye kugusengera. Ntituzakubwira ngo gaburira abasize urugo bagende. No, Imana idutungishije kwizera, kandi kwizera bishobora guturuka no muri abo ngabo, ariko si uko dukora. Umva nshuti wabuze umuntu ugusengera, aniseti ndahari. Imana ikorana natwe kandi ikora ibikomeye. Imana ikorana natwe pe. Hari abantu bafite ubuhamya bari ku Mukanguzi, barahari. Sinzigera mpagarara ngo mvuge ngo runaka yakize indwara. No, nta wakoze igitangazo kivuga igitangaza kivugwa n'uwagikorewe. Siko mbayeho. Yesu yarinze ava mu isi ataravuga ngo uriya naramuzuye. Paulo ntigeze abivuga. Rero ibyo Yesu ntamwumvanye simbyumvane, ntabyo nzavuga. Ntabyo. Nimuze tubasengere, Imana ikora imirimo kubwo gukiranuka kwayo. Hariho nimero ku Mukanguzi, bazirebe, ziri munsi ya titre y'iki cyigisho. Nibarebe nimero baduhamagare dusenge. Yego. Hari urundi rubanza. Nta rundi rubanza rwose. Bivuze ngo kuba baragiye baribwa, nteka bivuga ko baririwe utwabo nuko batari baramenye. Nibihangane kandi bababarire n'ababiriye. Ariko uyu munsi nta kindi Umukanguzi uziye no gukangura abo bantu. Exactly. Bave mu bitotsi nk'ibyo byose byo gutanga amafaranga yabo. Uyu munsi hari n'abantu ubukene bwaje, ari abantu ingo zabo zasenyutse. Ikintu kibi kiriho nuko umuhanuzi wa Satani y'umuhaye ituro, ibi ndabibabwiye, asiga inyatsi no mu byawe.
icyo kibazo asiga inyatsi kuko umurimo, reka nkubwire, iyo ujya kubiba rega, iyo ujya kubiba utera mu murima uzera, kandi umugisha w'Imana ntuturuka aho utaba, turuka aho uba. umugisha w'Imana uturuka aho uba. Muri make bashobora no abantu badukurikiye bashobora no kuba bamwe na bamwe bashobora guhita bamenya ahantu inyatsi bafite yaturutse, zigenda zituruka cyane rwose. hanyuma rero turimo turagana ku musozo, ndagira ngo uduhurize iri jambo ubuntu n'izi mpano z'Imana n'iki gitambo cyangwa se n'iri turo. Kugira ngo turihuze, reka mbibutse umurongo twatangiriyeho muri Yohana igice cya mbere 16, haravuze ngo kandi bimwuzuye byose akaba ari byo twahaweho n'ubuntu bukurikira ubundi. Rero ibyo bimwuzuye harimo gusengerana, harimo gufatana mu maboko, kuko Yesu yaducunguye ku buntu, harimo gusengera abantu ku buntu. Yesu yaducunguye niwe gitambo, nta kindi gitambo dusabwa, niwe mpano yatanzwe ivuye mu ijuru, niwe waduhaye umwuka wera ngo tuwobanemo n'abandi bantu amahoro. Kandi ikindi cya kabiri, ubuntu ntibuduhesha gukora icyaha. Pawulo yarabivuze mu Baroma, wenda mpasoreze, Abaroma 6 igice cya 6 mu rwandiko rwandikiwe itorero ry'Abaroma, umurongo waho wa mbere havuze hati, haravuze ngo nuko tuvuga iki, tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho? Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo twahambanwe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen. Reka tubashimire cyane kubw'umwanya mwaduhaye kugira ngo tuganire, kandi ntekereza ko wenda uretse komenti, bantu bazandika komenti ku cyo babashe kuba batasobanukiwe, ariko ntekereza ko ahanini ibintu byari gutuma abantu bakomeza kuba mu bujiji bwo kutamenya, ntekereza ko babimenye. Imana ishimwe. Niba hari ikibazo usigaranye, cyandike muri komenti. Yacyandika muri komenti, tukazamusubiza dusomye komenti. Yes, tukazasubiza komenti, tukazabiheraho no mu kindi kiganiro twazakora, twahera kuri izo komenti z'iki kiganiro, kuko twifuza ko abantu bakanguka bakava mu bujiji bari barimo, cyane cyane mu bijyanye n'ubuntu, kubera ko biri gukura abakristo mu bukristo, bagafata ikindi kintu gisa n'ubukristo. Abandi bantu ibi bintu bijyanye n'impano biri gutuma bamwe batakariza icyizere Imana, abandi batakariza icyizere abakozi b'Imana bakiri mu mwuka w'Imana, ndetse n'abandi bakabyihangishwaho bagira ngo nibyo bigezweho, nibyo bizatuma barya. Yes, n'abandi ubutunzi bwabashizeho, n'abandi usanga umugore ajyanye amafaranga yakuye mu rugo, yakuye kuri banki, bigatuma urugo rusenyuka bitewe no kutamenya ikijyanye n'igitambo. Ibyo bintu ntekereza ko abantu bose bajya basobanukirwa. Imana ishimwe. Imana ibahe umugisha cyane. Rero niba hari ikibazo usigaranye, cyandike muri komenti, tuzagisubiza ubutaha. Reka tubashimire ku mwanya mwaduhaye. Namwe Imana ibahe umugisha. Yes, nimero zo uraza kuzibona ku Mukanguzi, uraza kubona nimero za Niseti, wamuhamagara ku kibazo cyose wakwifuza ko yagusobanurira, cyangwa se ku bufasha bwose wamusaba, bwaba ari ubwo gusenga, bwaba ari kugufasha kugira ngo usobanukirwe byinshi, waza kumuhamagara. Turabakunda cyane rero. Mugira amahoro y'Imana. Wumvaga nitwe Vitali, ku majwi n'amashusho turi kumwe na Pasi. Uyu ni Umukanguzi TV. Imana ibahe umugisha. Reka dusoze dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro kubw'ubwiza bwawe, tuguhaye icyubahiro kubw'ubuntu bwawe, tuguhaye icyubahiro kubw'umwuka wera utuyoboza. Ndagusabye kugira ngo aba bantu bose gukora n'ukwawe, kugambirira n'ukwawe. Uyu mwanya twavuga tutazi aho duhera, cyangwa tugasoza tutazi aho dusoreje, ariko bana n'ubwenge bwabo ubuherekeze kugera ku umunsi w'agakiza gakwiriye. Wigisha abantu ibyo bakora, wigisha abantu uko babaho, umenyesha abantu iby'umwuka wawe, kugira ngo ubwiru bw'ijuru buhishurirwa bakwizera ku bwawe none iteka ryose Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen.